Turahuye rero sasa. Abantu urabazi? Bazi he? Mutwara gatenuka mu nzira. Twigende. Wa mubyeyi we ufite famiye itajya yumva abana bawe nimba warabatuje kumbangamira mu kazi kanjye kuguka nawe ubona irindi somo unjira mu bundi buzima wumve ko kumbangamira none habigomba guhita bihagarara ntabyuzi kugira ngo ufatishe network yo kubabona gutya byangoye niyo mpamvu unyemerere wigisomo neza uyu mwana ni uhagarariye network yo kumbabaza no kumpemukira tuzi umwana wawe arahari ariko kwe guhabwa ndi masomo kuryo batazongera kumbangamira no kubangamira imari zanjye kandi ndazikeneye none se umwana wanjye mu mujyanye tuza kandi ndazikeneye njye umwana wanjye mu mujyanye ariko simana kuko umwana wanjye bamutwaye ariko kanze mpamagare Fani ambwira ibyabaye ariko si Fani Yego mami ubundi ni ibiki biri ko njye nayobewe ibyari byo nkuye n'ibigabo bintwariye umwana ese kira kigabo cy'ingofero ubundi mupanga iki baramutwaye ni gute komeje ambwira ngo abakobwa banjye ni ikihe kibazo mufitanye cyatuma ntwarira umwana urahagana hehe ndi hano ku muhanda hafi no mu rugo ihutu hansanga unsobanurire neza okay sawa ndaje sawa none se byagenze bite none se ngenda bizi mbonye ibigabo bije bita bifata umwana birambwira ngo abakobwa bawe ibintu bakoze nge nanirwa no gusobanukirwa bita bifata umwana biramutwara ubwo nayoboye uko ndi bugenze uwo mugabo wakinishije famiye yanjye ubwo nuwahera murahuye mu nzira bahita bamufata baramujyana cyane rwose mana we kunkunda muri umuna wanjye ntabwo ibyo bintu byashoboka munshakira umwana pe kuko kuba hadahari sinabishobora uko byagenda kose batayigabaza impamvu y'ibi bintu nubwo ngiye nabizi amaze mbaramagara babaze pe wetayiga Musafiri na Fabio muri kumwe turi kumwe ndabashaka mu rugo byihuse sawa turaje none si ugenze ute kandi yarampamagaye itambaza niba twese turi kumwe mubwira yuko turi kumwe arambwa ko tute tumugireho ariko wowe mu mabuzi bahamagaye gutuma fami yageze inahamani ni muhamagaye ubwo ni Fani ariko akazi ko kwamaguje katajya karangira Nisikumva ni mugoroba karakazi mu gitondo karakazi burekeye nakazi ubusi ni ibyo cupa twakiye gusoma ngo nitukiri mwe kumva ko na Fani bamumenyesheje mwana kumva ibintu bitageze aya nta kundi tugende kabisa ariko ubwo akazi kazatugora kabisa twumva ibintu dushaka twakwitabye mabusha nshaka kumenya ikibazo kiri hano umurumuna wanjye bamujyanye ni ikihe kibazo kiri hano kandi ko mwebwe mutabiyoberwa urumuna wawe maze igihe nari mu rugo kandi ikibazo kiriho kizwi na Brenda namwe nshaka kumenya impamvu umurumuna wanjye bamujyanye urumva ikibazo ahantu kiri none uriya mugabo ngo niryohe rwumije kutwirukansa ubwo ngo uriya mugabo yagumije adushinja yuko ariko dufite imari ye byumvikane ko bura n'uwo mwana agomba kuba nanone ari wa mushimusa ibyo bishoboka bite kuryo yaza kanwarira muri muna wanjye ahuriye he nabyo nibyo bintu imari ye ni bande bayifite
nawe uri kutubaza ku kibazo c'imari buriya Brenda n'uriya mugabo nibo bafitanye ikibazo. icyo kibazo kijyanye n'imari se ibyo bigahura he na murumuna wanjye icyo yaba ari cyo cyose ntabwo yakagombye kuba akina na famiye yanjye ibibazo bye imari ye na Brenda naho bihuriye na murumuna wanjye mume nimero ye Ungerere ko umuntu mbona gutya ibintu byancanze ahantu narengeranye na Brenda turahageze ndamubona nyine urumva turahageze ndamubwira rero were kwinjira aho hantu ntabwo wawize umutekano wawe arambwira ati reka ninjire ngewe umutekano nawize mugira ikibazo ndiyizeye unigerereze hanze ndasohoka ntabwo usanga dusubireyo nahagaze ndategereza nigeza Brenda kari buze ndaheba Aho hantu ni he? ubwa mbere nari mageze nanjye ntabwo mazi ibyo bintu ntabwo bishoboka mva mbabwire shaka ko mumenya igisubizo cy'ibi bibazo ntabwo murumuna wanjye yababuze ngo Brenda nawe ahita abura ako kanya gusa ubwo Brenda nawe yababuze Ngo Brenda kinga baragumiza kuduha akazi kataranye. none si fofo nawe ugeze umuhamagara namuhamagaye telefone ye bari bwa mbere yaciye mu gakwi bakompoze ntabwo nzi ukuntu byagenze nahagaze ndategereza ndaheba navuga ati reka nze mbibabwire umva ibyo bibazo mubireke njyewe ngiye kwinjira muri icyo kibazo fofo ugiye kujyana na mami mu rugo nanjye nabatayigara aho tugiye ko hari ibintu ngiye kwitaho ngiye kubanza gukemura ariko kuko umbwije ukuri kuko uriya urukumva ikibazo cya Brenda n'uriya mwana nta kintu biziho cyane kuri ntacyo nanjye bariya Brenda nubwo twabanaga ari mabuja wanjye nta bintu byinshi yajyaga ambwira kuri we yajyaga amisha ibintu byinshi ariko wowe nyine ni ugutegereza tugategereza uriya murumuna we wavuye hanze twumva ko hari icyo yabikoraho kuko we nibura azashyiramo imbaraga tumenya ahantu ntabwo mbizi pe ntabwo mbyizeye ko nta kintu wabuze ni ukuri ko Imana ntakikubwiye si umwana wawe si umukobwa wawe kumva bankoze nk'umuntu abana babiri bose nyine ndi kubyumva nk'umubyeyi nyine bafitiye impungenge ariko ihangane fane abijyemo uzamenya ukuri kw'ibintu byose naho ubundi njye nta kintu mbiziho pe ni ibibazo pe byumve ko mfite ikibazo ariko ntabwo nizera ko nta kintu wabuze ni ukuri ntacyo nzi ariko kuko mwakundaga kugendana buri gihe igihe cyose mwabaga muri kumwe ni gute waba wayobewe ahantu yagiye ni gute utaba uzi ahantu ari cyane ukuri kamubwire mabuja ntaho nzi pe ntaho nzi hano umukobwa wawe ari ntakubwiye nose ntabwo bisha ngo bimarire ibyo wenda kadutegereze turebe ko yambereye mabuja mwiza nta kibazo cye nanjye ntabwo nzi ahantu bamujyanye yumve ko mbabaye rero ndi kubyumva nk'umubyeyi ariko ni ukwihangana tugategereza akantu kabijyamo kwihangana ndi kumva bikwanga ntabwo ndi buze kubishobora nyine nta n'umwe ndi kubona none nasi ko fana yatubwiye ko agiye kubijyamo kadutegereze nanjye ntabwo nzi ukuntu ntabijyamo kadutegereze tutategereza ibyo fana tubwira aricyo dukora